Twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikira Rayon TV. Uyu ni wa mwanya twabazaniye tuzatubahereza amakuru yose ari kucaracara ku mbuga nkoranyambaga, tukabazana amakuru yo muri sport, tukabazana amakuru yo muri entertainment, hose tukabagererayo. Nge uri kubikubwira ni Rayon kuri Rayon TV. Icyambere tubaje kukwisabira kora subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Dore ko yuko mudahari nanjye sinaba mpari, mudahari nako twaba duhari, ni mwebwe abantu bacu, ni mwebwe tuba turi gukorera nta bandi. Okay, tugiye kwinaga mu ikipe ya Rayon Sport, turebe biri kuvugayo, turahava twerekeza mu ikipe ya Apr, turebe biri kuhavugwa, turahava twerekeza muri Kiyovu, twerekeza muri AS Kigali, twerekeza muri Polisi, Gasogi, Mukura na Kiyovu Sport. Ayo makipe yose hari ama transfer ari kuvugwamo, ariko cyane turerekeza ku makipe abiri azasohokera u Rwanda muri CAF Confederations Cup na CAF Champions League. Iyo nta yindi ni Rayon Sport, niyo nta yindi ni Apr. Ayo makipe abiri turaje turayimbikaho cyane, tubanze tunababwira uko ibintu bihagaze, isoko ry'igura n'igurisha muri ayo makipe abiri ese rihagaze rite. Icyambere tubanje kukwisabira kora subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu tugaha bya buri munsi. Okay, twagiye. Nyuma y'uko ikipe ya Apr ishatse umutoza akaza gukora impanuka, bikaba ngombwa yuko ataza, ubu aracyari gushakisha undi mutoza. Gusa harimo kuvuga abatoza batatu muri Afurika y'Epfo, dore ko nabo baza kuza kuba bamusimbura. Gusa umutoza mukuru yamaze kuhagera, inanga ubungubu ari i Kigali mu Rwanda, dore ko bari bemerewe no kugura abanyamahanga kugira ngo bazabone aho bazagira muri CAF Champions League. Iyo nta yindi ni Apr turi kubabwira muri aka kanya. Twinaze mu ikipe ya Polisi nyuma yuko babonye yuko abanyamahanga Apr yabazanye nabo bari gushakisha buri iki bashyiramo abanyamahanga mu kibuga cyabo kugira ngo bajye bareba yuko babasha kwitwara neza kandi bagatwara ibikombe. Aha ni kuri Rayon TV, nge uko kugezaho amakuru ni Rayon. Okay, twakomeje no mu ikipe ya Polisi. Nyuma yuko bongereye amakuru, Hakizimana Muhajiri baracyari no gushakisha abandi bakinnyi ngo nabo barebe yuko babasinyisha. Okay, twagiye mukurikiye kugira mu ikipe ya Rayon Sport, mundi mbabwira bamaze gusinya, mbabwira bari mu nzira yo gusinya, mbabwire n'abari guca amafaranga ikipe ya Rayon Sport menshi cyane, kandi ari menshi cyane batapfa kuyabona. Wowe cyambere nkwisabira kora subscribe, ubundi ukurikire video yose irangire, uraza kwishima kandi ndabizi abafana ba Rayon Sport mbafitiye udushya, abafana ba Apr mbafitiye udushya, mwese mbafitiye udushya muri aya makuru. Twakomeje n'amakuru yo muri aya masaha. Kiyovu Sport nayo aho ngaho iratuje, atimaje ntago iratekereza kugira ikintu yakora habe na gito, iracyatuje, iri gushaka kurebaho isoko ry'igura n'igurisha ryerekeza kugira ngo nayo ibona aho yakwerekeza. Juvenal nawe ari aho ngaho iratuje, ariturije, aravuga ati igihe bizashakira nzagenda nanjye ngura abakinnyi nk'abandi bose. Ariko ubwo urumva igiye kugura ku isoko hasigaye ibisigarizwa, n'umwe nawe muri shampiyona za bisigarizwa. Ubwo rero nta kundi twakubwira wowe Juvenal, gerageza ukanguka dore isoko ry'igura n'igurisha riri hafi kurangira. Okay, twakomeje n'amakuru avuga hehe muri Gasogi United. Gasogi United muri kuvuga ko ishobora kuzatangira imyitozo mu kwa munani ku itariki 5 ishobora kuzaba aribwo itangira imyitozo. Uwo ninde? Uwo ni Kenisi wari uri kubivugaho, ndetse n'umuvugizi we nde barakeye ya. Okay, twakomeje n'amakuru noneho avuga mu makipe abiri agiye gusohokera igihugu. Twatangiye hehe mu ikipe ya Rayon Sport. Icyo manje kukubwira kora subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, bya buri gitondo, bya buri mugoroba, bya buri saa sita, igihe cyose ikiganiro cyose dushyizeho ujye ubasha guhita ukibona, kandi ujye ukurikira video yose irangire kugira ngo natwe tujye tugira icyo tubasha kubona mu byo tuba twakoze. Turabakunda cyane. Ni hano ni kuri Rayon TV, ngiri kubagezaho amakuru ni Rayon. Twakomeje n'amakuru ari kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport. Amakuru ari kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport rero, uwo mutoza hari ingingo Francis Mbaya, uwo nguwo yamaze kwemererwa kugaruka muri Rayon Sport nk'umutoza mukuru wayo, dore ko abatoza bose bari gusaba Rayon Sport akazi bagiye bayica amafaranga menshi cyane itabasha kubona, menshi cyane. Hari ingingo Francis akaba agiye kugaruka gutoza ikipe ya Rayon Sport. Ibyo ngibyo rero hari abariyo benshi cyane batari kubikozwa, bavuga ati ni gute umuntu yakwimisha igikombe cya shampiyona mukaba mumugaruye mu ikipe yacu. Uwo ni hari ingingo Francis, ndetse Perezida wa Rayon Sport Jean Fidel niwe wari uri kubitangaza, avuga ati amahirwe menshi nuko hari ingingo ashobora kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Uwo ni
hari ingingo uhabwa amahirwe menshi yo kuba yayigarukamo. Tugiye gukomeza mu bakinnyi nyuma y'uko imaze gusinyisha umutoza nyuma y'uko imaze gusinyisha umuzamu wo muri Uganda. Akanya tuvugana na Muhire Keve, iyo deal yamaze kurangira. Muhire Keve tayari ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Pichu na Abed nabo bari mu biganiro bisa nkaho birangira, bishobora no kuza kurangira uno munsi. Na mukanya mushobora kujya kumva nkababwira yuko Pichu na Abed amakanya bamaze gusinya. Ayo ni amakuru menshi cyane meza kandi tuba turi kugenda tubagezaho hano kuri Rayon TV yo mu ikipe ya Rayon Sport ndetse no mu ikipe ya Apr. Nyuma yuko babonye yuko deal zo hanze nyinshi cyane zishobora kuzabaca amafaranga menshi cyane, bahise bavuga ati reka tubwire umuhungu wacu Muhire Kevin nawe abe yadukinira, dore ko biba bivuga yuko n'uwo bita Karebu ashobora kuza gukina ikipe ya Rayon Sport. Gusa ntabwo byo biraba official, ariko birashoboka cyane ko yaza gukina ikipe ya Rayon Sport. Uwo ni Karebu, ariko turacyakomeje no kukubwira amakuru agezweho muri aka kanya ubu ngubu. Nyuma yuko turi buze kuva mu ikipe ya Rayon Sport tuza kwinaga mu ikipe ya Apr, aho turi buze gusoreza amakuru yacu. Icyambere tubanje kugusaba nawe urakizi ni kora subscribe, ubundi tubane mu biganiro bya buri munsi. Hano ni kuri Rayon TV hamwe na Rayon. Kuri Instagram ni Rayon, kuri Twitter ni Rayon, kuri Facebook ni Rayon, kuri TikTok ni Rayon 02, YouTube ni Rayon TV, kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bashaka kugeraho neza cyane 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, nitwa Rayon hano kuri Rayon TV. Twakomeje amakuru tugiye kukugezaho yo mu ikipe ya Apr. Apr niyo kipe itagipfa gutangaza transfer zitararangira. Apr niyo kipe ikunda guhisha ibibera inyuma y'amarido. Niyo kipe yagiye ikundwa kuvugamo ibintu byinshi bitarabyamikoro, kuko Apr rifashije, ariko ugasanga ngo ibikombe babitwaye batabimereye tango bagize gute. Apr akanya bituvugana yemeye iheba amafaranga yo, nta nubwo iri gutanga udufaranga duke, iheba amafaranga agomba kuzayizanira abakinnyi bakubiye bo ku rundi rwego, ku buryo na Rayon Sport izajya ireba igahita ubwoba bukayica. Iyo nta yindi ni Apr. Twakomeje n'amakuru ari kuvugwa hanze y'ikibuga. Byiringiro Rage yaje Kigali mu Rwanda, murabizi yuko yaje, ariko nawe aragira ati jewe icyambere ndashaka kuzatujyana umugore wanjye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ukongera ukagaruka ukavuga se iyo kuki abanyarwanda bahunga igihugu cyabo, ibyo numva ari yo nyungu yabyo. Ntabwo nari nabyiteguye. Okay, ntabwo nari niteguye kumva amagambo ya Byiringiro Rage avuga ngo bashaka kujyana umugore mu gihugu cyo hanze, kandi ntari kumva uburyo ki bashobora gusiga igihugu cyabo kimeze neza ngo bagiye kujya kuba muri Sweden. Aya makuru yo hanze y'ikibuga nge uri kubibabwira ni Rayon kuri Rayon TV. Icyambere manje kubisabirana nasoza, dore ko tugiye gusoza ikiganiro cyacu. Icyambere manje ko kubisabira kora subscribe, like, share, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kandi nyuma yo gukoza subscribe ujye ubanza umaking sure neza niba wakoze no kuri kakazogera k'umukara kaba kariho utuntu tubiri, ujye ubanza umaking sure neza niba wamaze kugaklikaho. Okay, uwo yari Rayon kuri